Bibiliya kuko ari inezeza. Bibiliya imbwira ry'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Ezekiyeli igice cya 5, icya 6, icya 7, icya 8, icya 9, icya 10 n'icya 11. Imana izatuyoboze mwuka muziranenge. Ezekiyeli igice cya 5. Umuhanuzi wipfuye umusatsi. Ezekiyeli akiri i Kebari, Imana yari yamubwiye gushushanya umurwa wa Yerusalemu maze akawuzengurutsa ibirundo by'amabuye akerekana ko ingabo ziwugose. Muri iki gice Imana yamubwiye kwipfura umusatsi akoresheje inkota. Inkota yakoreshwaga mu ntambara bari kurwana no kwica abantu. Umusatsi washushanyaga Abayuda. 1/3 agitwikira mu murwa hagati, ikindi agitemesha inkota hanze y'umurwa, ikindi agitumura mu muyaga. Yerekana ko kubera kutumvira Abayuda bamwe bazicirwa mu murwa, abandi bicirwa hanze y'umurwa no mu butayu, abandi bazatatanira mu mahanga nk'umusatsi utumurwa n'umuyaga. Imana iburira abari mu isi bose kubwo kutumvira izabateza inzara, ibyorezo, inyamaswa z'inkazi, ndetse kandi isi izarushaho kuba mbi cyane. Abiringira Uwiteka bonyine bazarindirwa mu mababa ye. Ezekiyeli igice cya 6. Gushakira Imana ku misozi. Abapagani basengeraga ibigirwamana byabo ku dusozi tureture, bakahubaka ibicaniro byinshi. Abisirayeli bari barize iyo ngeso, maze nabo igihugu Imana yabahaye bacyubakamo ibicaniro ku tununga tw'imisozi miremire. Imana yabatumyeho Ezekiyeli iti, "Jye kubatsemba kandi muzagwa imbere y'ibigirwamana byanyu, kuko bitumva kandi bitavuga ntibizabakiza." Ezekiyeli igice cya 7. Icyago giheruka. Imana yabwiye Mose ko ari Imana y'imbabazi kandi itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi. Nyamara yashyizeho umunsi w'urubanza. Yabwiye Abisirayeli ko izabateza ibyago, igihugu cyose kikabamo amarira. Yavuze ko abami n'ibikomangoma byabo bazumirwa. N'uyu munsi tubwirwa ko hari igihe imperuka izaza. Umubatizo wa nyuma wararangiye, kwihana bitagishoboka, maze abakomeje kuba mu byaha Imana ibarimbure ibamareho. Imana izaduha kurokoka icyago giheruka. Ezekiyeli igice cya 8. Ibizira bazanye mu itorero. Igihe Ezekiyeli yari yicaye iwe mu rugo akikijwe n'abakuru b'Abayuda, umwuka yamujeho maze amujyana i Yerusalemu. Dore ibizira Ezekiyeli yabonye byaberaga mu rusengero. Yabonye ikigirwamana Imana yanga urunuka bakigejeje haruguru y'urutambiro. Iki gishushanya kwimura Imana. Yabonye amashusho y'ibikururanda n'izindi nyamaswa zizira, ndetse abakuru b'Abayuda 70 bafashe ibyotero baramya ibyo inyamaswa rwihishwa. Aba bashushanya abari mu murimo w'Imana bishushanya bazi ko Imana itabareba. Yabonye abagore barira Tamuzi ngo ibakize. Tamuzi yari ikigirwamana cyakomotse muri Babuloni. Abagisenga bizera ko nyuma yo gupfa umwuka ubaho iteka. Yabonye kandi abasenga izuba berekeye aho rirasira, bishushanya abaretse amategeko n'amateka y'Imana bagakurikira imihango ya gipagani, harimo gusenga ku munsi w'izuba. Imana iturinde kwiyobagiza inzira zayo. Ezekiyeli igice cya 9. Gukubita abatariho ikimenyetso. Ezekiyeli yeretswe ko igihe cyo guhana kizahera mu nzu y'Imana. Hasohotse abiteguye guhana,
harimo uwambaye imyambaro yera, maze Imana imutegeka gushyira ikimenyetso ku bantu bababajwe n'ibizira bikorerwa mu isi. Icyo kimenyetso cyatangiriye muri Egiputa, aho basigaga amaraso hejuru ku muryango. Ababikoze bose imfura zabo zararokotse. Inzoka yamanitswe mu butayu, abayirebye bose barakize. Rahabu yamanitse agashumi gatukura ku idirishya ry'inzu ye, abari bayirimo bose barakize. Umusaraba wa Kristo ni ikimenyetso cy'ibyiringiro kuri twe. Abashyizweho ikimenyetso cy'amaraso ye bazarokoka. Mwifuje gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ezekiyeli igice cya 10. Ubwiza bw'Imana. Ezekiyeli yongeye kubona ubwiza bw'Imana. Bya bizima bine yabonye bigenda bihetse intebe y'Imana. Yamenye ko ari abakerubi bane kandi buri wese afite mu maso hane. Yabonye igicu gishushanya ko Imana iriho. Ni cya kindi cyayoboraga Abisirayeli. Ni cya kindi nanone cyari ku musozi Sinayi. Abakuru b'Abisirayeli bakakinjiramo bakavugana n'Imana. Ni cya kindi cyabonetse ku musozi Yesu ahinduka ishusho irabagirana. Ubwiza bw'Imana bube kuri twese kugeza aho Yesu azazira. Ezekiyeli igice cya 11. Isezerano rishya. Kwanga kumvira Imana bitera akaga. Igihe Ezekiyeli yerekwaga na Mwuka w'Imana ibibera i Yerusalemu, yabonye uburyo bagambirira ibibi kandi bakabikomeza ntibigarure. Maze Mwuka muzaho abahanurira ko Imana igiye kubacira urubanza ikabahana. Akirimo guhanura, Peratiya mwene Benaya ahita apfa. Maze Ezekiyeli avuza induru ati, Mana tabara. Hari igihe Imana yemera ko runaka ahanwa kugira ngo bibere abandi akabarore. Imana yavuze ko abatataniye mu bihugu byose izababera ubuhungiro, kandi ko twese izadushyiramo umwuka wayo, ikaduha umutima mushya, ndetse ikatuma tugendera mu mategeko n'amateka yayo. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, Ezekiyeli Imana imubonekera yabaga mu kahe karere? Icya kabiri, kuba Peratiya mwene Benaya yahise apfa, Ezekiyeli yatangiye guhanurira Yerusalemu bisobanuye iki? Icya gatatu, ni irihe sezerano rishya Imana isezeranira abantu bayo? Imana ibahe umugisha.